umuntu wese wifuza gutera imbere cyangwa se kuba umukire aba yumva hari ibanga ababigeraho bakoresha, rimwe na rimwe yakumva imbwirwaruhame zitangwa n'abakire cyangwa se motivation speeches batanga zikarangira hari icyo atoyemo ariko atanyuzwe. Ese uzi ko amabanga ya nyayo abakire cyangwa se abaherwe baba barakoresheje kugira ngo babigereho hafi ya bose batayavuga? Usibye bo n'umukoresha wawe kabone nubwo yaba atari umukire nkabo ntiyayakubwira. Impamvu ni uko yiganjemo ibyagukura muri mudu, imbaraga ushyira mu kazi uhemberwa buri kwezi ukaba wahera kuzigabanya cyangwa se ugahindura imikorere kandi uburyo ukoramo ari bwo bubungura, cyangwa se amwe muri ayo mabanga akaba yaguca intege kubera motivation. Gusa icyo bahuriyeho ni ukwirinda kugumura abakozi kabone nubwo baba batari ababo, cyane cyane ko bazi ko abajya mu mujyi w'ayo mabanga bakagerageza kuyakurikiza ababa successful batagera ku 10%. Ibyo bigatuma basanga kuyababwira yose ko aba ari uguta umwanya. Ese waba wifuza kuyamenya? Niba ubyifuza kandi akaba yakugirira akamaro, iki kiganiro ni icyawe, kuko uyu munsi twagukusanyirije amabanga 12 y'ingenzi yagufasha kuba umukire abakire hafi ya bose batavuga kandi badashaka kumenya. Twizere kuri bubane natwe kugeza iki kiganiro kirangiye, kuko wenda ibanga rya nyuma ari ryo rishobora kuguhindurira ubuzima. Kubo tubana umunsi ku munsi muraba agaciro cyane. Kubashya niba ukunda ibiganiro nk'ibi, ni karibu mu muryango w'abashaka gutera imbere mu buzima. Ureba ahanditse subscribe, ukanda no kukazogera kugira ngo ibiganiro byiza nk'ibi bijye bikugeraho mu ba mbere. Kandi nawe niba uri umukunzi wacu by'ukuri, ntujye ugenda udakoze like, kuko natwe turagukunda. Twagiye. Ibanga rya mbere abakire badashaka kumenya ni uko ubumenyi bwo hanze burusha agaciro bwo mu ishuri. Nubwo Nelson Mandela yavuze ngo education is the most powerful weapon which you can use to change the world, bisobanura ngo uburezi niyo ntwari ikomeye cyane y'akataraboneka yagufasha guhindura isi. Ibyo yavuze nibyo rwose. Gusa uburezi bwo mu ishuri buguha ubumenyi bugufasha kubona akazi keza, ukabaho neza nk'umufonctionnaire, ariko bwo gusa kuba bwakugira umukire cyangwa se umuherwe biragoye ndetse na cyane. Abenshi mu bakire n'abaherwe barabwifashisha, ariko bageza ku bidasanzwe nubwo hanze. Kuba warize cyane kandi neza ni byiza, ariko niba wifuza kuba umukire ni byiza kumenya kuvanga ubumenyi bwo mu ishuri ndetse n'ubwo hanze bikunganirana. Nutabivanguza uzaba umukozi mwiza aho ukora, unahembwe neza, n'umuryango wawe ubeho bigereranyije ku rwego rw'umushahara wawe. Gusa ntuzatangazwe no kubona amasaziro yawe azarangwa n'ubukene. Ibanga rya kabiri abakire baguhisha ni uko bigoye kuba wakizwa n'umushahara. Nk'uko bisanzwe, akenshi umushahara ukunze kuba ari muto ugereranyije na depense umuntu aba afite. Kugira ngo nawe usevingeho make washyira mu kigega cy'ingoboka ukanasagura ayo wakoresha investment, ni ibintu biba bigoye cyane. Ikindi gitangaje ni uko ubata kugera ku rwego wumva ubuzima bwawe ari wo bushingiyeho. Iki ni nacyo kinaniza abagerageza kuwuvaho bakajya kwikorera, kubera ko baba baramenyereye kuwubona buri kwezi. Bagera mu buzima bwo kwikorera bagasanga atari ko bimeze, kuko ho winjiza hagendewe ku gaciro ka serivisi watanze, kandi inyungu n'igihe uzibonera birahindagurika. Ibanga rya gatatu abakire badakunze kukubwira ni uko igihe hari amafaranga. Ku bantu bakorera umushahara, bitewe n'uko igihe cyabo kiba gisa n'icyaguzwe n'abakoresha babo, kuri bo igihe cyabo gihorana agaciro kangana, kuko umushahara ntukunze guhinduka, kereka gusa iyo bagize amahirwe bagahabwa bonus. Ku bakire si uko biba bimeze. B'igihe cyabo baba bumva kigomba kongera agaciro umunsi ku munsi, akaba ariyo mpamvu barangwa no guhimba imishinga mishya ndetse n'udushya, nabyo bikabitura kwinjiza menshi kandi yiyongera buri munsi. Ibanga rya kane abakire baguhisha ni uko gusevinga cyangwa se kwizigama bishobora kuguhindurira ubuzima. Gusevinga cyangwa se kwizigama ni ingingo abantu benshi bafata nk'isanzwe, kuko batazi agaciro kabyo, kandi ahanini babiterwa nuko bigoye cyane kuba wagira icyo usevinga ku mushahara. Ushobora kugira ngo bigoye kubera ko ari muto, ariko si byo, ahubwo bikomerera ku myitwarire tugira ku mafaranga, ari byo bita money habits. Kuba yagiraho imyitwarire myiza nubwo bakinjiza make, baba bazi neza ko gusevinga ari ikintu cy'ingenzi. Bitewe n'uko abenshi mu bakire bazi neza ko ubashije kwizigama, bikagufasha gukora ishoramari cyangwa se investment, ukagira ikigega cy'ingoboka gihagije cyangwa se emergency fund, ukagira n'ubwizigame buhagije bw'amasaziro yawe, byakubakamo confidence bigatuma ugabanya imbaraga n'umuhate ukoresha mu kazi. Ibanga rya gatanu abakire baguhisha ni uko nawe ushobora kwihangira imirimo cyangwa se ukinvestinga.
Kwihangira imirimo nubwo bisaba kubyiyumvamo ndetse no kugira impano yabyo, ni kimwe mu byaguhindurira ubuzima vuba ugereranyije no gukorera ikigo runaka baguhemba umushahara. Gusa ikibabaje ni uko abenshi mu babijyamo ari ababa batujuje izi ngingo ebyiri, kuko ahanini babiterwa no kurambirwa ubushomeri bakisanga ariyo mahitamo basigaranye. Iyi niyo mpamvu abenshi batsindwa bikabera urugero rubi n'abakabishoboye bagahitamo kwigumira ku mishahara. Kwihangira imirimo nubwo bishoboka kuri buri wese, ariko kugira ngo utsinde bisaba gukora cyane no kwitanga bihagije. Iyi nayo ni imwe mu mpamvu zituma abakire birinda kujya muri detaye basobanura ibisabwa kugira ngo uwihangiye imirimo abe successful, cyane cyane ko baba bazi ko ababasha kubikurikiza kugeza bageze ku ntsinzi ari mbarwa. Ikindi uko bashishikariza abantu kwihangira imirimo, ni nako batakaza abakozi b'abahanga kandi bashoboye. Ibanga rya gatandatu abakire badakunze kuvuga ni aho ushobora guhurira n'amahirwe. Amahirwe cyangwa se opportunity ni ikintu abashaka gutera imbere bavuga kenshi kandi banifuza. Akaba ariyo mpamvu ubashije gutera intambwe akagera ku iterambere bavuga ko ari umunyamahirwe cyangwa se lucky person. Ese amahirwe cyangwa se lucky mu cyongereza ari cyo bita chance mu gifaransa, ese wabuze icyo ari cyo? Niba utabizi, ni igihe icyo bita occasion mu gifaransa cyangwa se opportunity byahuye no kwitegura neza. Akaba ariyo mpamvu mu cyongereza bavuga ngo luck is what happens when opportunity meet preparation. Iyi ngingo isobanura neza ko kugira ngo ube umunyamahirwe bisaba ko hari imyiteguro uba warakoze. Muri yo hari nko gusevinga amafaranga ushobora gukoresha ishoramari igihe icyo ari cyo cyose, hakaba kwiga no kwitoza ubumenyi bujyanye n'amafaranga ndetse na investment, kuko bigufasha kuzamura urwego ku myumvire na discipline uyagiraho, aribyo bita financial literacy. Ukagira ubucuti n'imibanire myiza ku bantu bakugeza ku iterambere, ukamenya kwerekeza heza umutima wawe ukunda, ukarema agaciro ndetse n'itandukaniro mu byo ukora cyangwa se muri business yawe. Ibi twabita nk'ubudasa, noneho ugaharanira guhora uri informed cyangwa se ufite amakuru kandi ukaba inyangamugayo. Ibi byose iyo ubyujuje hakaza opportunity ntigucika, nawe ukaba ubaye umunyamahirwe cyangwa se lucky person. Ese uzi ko ubushakashatsi bwakozwe bugaragaza ko abikorera aribo bitwa entrepreneurs cyangwa se aba businessmen n'aba business women aribo batwara 80% by'ama opportunities yakugira umukire cyangwa se umuherwe ugereranyije n'abakorera umushahara? Nawe ubwo buryo wakiteguramo rero kugira ngo mu gihe haje opportunity isange uri ready. Ibanga rya karindwi ryakugeza ku ntsinzi abakire badakunze kuvuga ni uko kugira ngo ube successful bisaba gukora cyane, guhozaho ndetse no kwihangana. Iyo ufite intumbero n'icyerekezo cyiza gukora cyane ni byiza, ariko kugira ngo bigereho bisaba kuhozaho. Kugira ngo ubashe guhozaho bisaba kwihangana. Ibi bintu uko ari bitatu bitewe n'uko bigoye, abakire ntibakunze kwivugaho cyane, mu gihe byongeyeho discipline nziza ari rwo rufunguzo rwo kugera ku ntsinzi. Ibanga rya munani abakire badakunze kuvuga ni uko gukora cyane ari ntaho bihuriye no kugera ku ntsinzi. Ushobora kwibaza ute se ko nkora cyane ngahozaho nkaba ngira discipline nziza nkaba naranihanganye, kuki ntagera ku ntsinzi nk'abandi? Kuba utabigeraho ushobora kuba hari ibyo udakora neza, kuko ushobora kuba utibanda ku by'ingenzi mu mikorere yawe, cyangwa se ukaba utaba smart mu byo ukora. Ibi byombi twabikoreye ibiganiro mu buryo bwimbitse. Niba ushaka kubireba, reba hasi muri description box urebe link tuhasize, biragufasha gukosora ibyo udakora neza, kandi twizeye ko bizagufasha kuba successful kubyifuza. Turanabisiga kuri end screen. Ikintu cya 9 abakire badakunda kukubwira ni uko amafaranga menshi abaho. Guhera ku muntu uciriritse kugeza ku mukire usanga intera ari imwe, tuvuga ko amafaranga yabuze. Ese ubundi yabonetse ryari? Imyumvire ishingiye kuri iri jambo ahanini ni iheza abaciriritse mu bukene, bakakira ko nta n'icyo bakora kugira ngo babihindure. Bitewe n'uko abakire bazi neza ko mu isi hasirikira amafaranga menshi ndetse na menshi cyane, baba bumva ko muri yo nabo bagomba kubonamo menshi. Akaba ariyo mpamvu bahimba uburyo bwinshi buyabazanira. Aha niho umuherwe Warren Buffett yahereye avuga ko the average millionaire has 7 streams of income. Mu Kinyarwanda yashatse kuvuga ngo umukire ugereranyije w'umunyamamiliyoni mu madolari aba afite nibura ahantu 7 yakoze ishoramari hamwinjiriza. Umukire akora ishoramari ahantu henshi, ahanini bishingiye ku cyizere aba afite cy'uko n'ubundi mu isi amafaranga ahari. Ibanga rya 10 abakire batifuza kumenya ni uko amafaranga atakaza agaciro.
Ku bafite imyitwarire myiza ku mafaranga bagerageza gukora saving, haba igihe birangiriye ku kuyabika akaba nta bumenyi afite ku bijyanye n'ishoramari cyangwa se agira ubwoba bwo kuyinvestinga. Ese uzi ko mu gihe cy'imyaka 10 ishize agaciro k'idolari kavuye kuri 650 y'amanyarwanda kakaba kageze ku gihumbi hafi n'ijana? Icyo gihe amadolari 1000 yaguraga ubutaka mu mujyi wa Kigali wakubakamo inzu. Uyu munsi kugira ngo ugure nkabwo byagusaba nibura amadolari 7,000. Bisobanura ko wabitse amafaranga mu myaka 10 ishize akayabika mu manyarwanda yatakaje agaciro ugereranyije n'idolari, anatakaza agaciro mu bushobozi bw'ibyo yagura. Iyi ni ishusho igaragaza ko gusevinga utarinvestinga nabyo biguhombya, bitewe n'uko abakiri iki kintu bakizi neza. Amenshi mu mafaranga yabo bayabika mu mitungo yunguka nk'ubutaka, amazu, mu mabuye y'agaciro n'ibindi. Ibanga rya 11 abakiri badakunze kuvuga ni uko amafaranga yawe yagukorera. Ese uzi ko amafaranga yawe yagukorera? Nizere ko atari ubwa mbere wumvise iri jambo. Amafaranga birashoboka cyane ko wayatuma andi kandi akayazana. Ushobora kwibaza uti gute se? Burya iyo ukoze ishoramari ubu yatumye andi. Dukomeje kwifashisha urugero twatanze mu ngingo yabanjirije iyi, umuntu wafashe amadolari 1000 mu myaka 10 ishize, ubwo hari mu mwaka wa 2013, akayagura ikibanza mu mujyi wa Kigali miliyoni 1 y'amafaranga y'u Rwanda yashoye icyo gihe. Uyu munsi mu mwaka wa 2023 buri kumuzanira nibura miliyoni 6 z'amafaranga y'u Rwanda, ubwo ni ibihumbi 6 by'amadolari. Ushobora kuba buri no kumuha inyungu yikubye 2 cyangwa se 3 iyi turi kuvuga bitewe n'aho buherereye. Ushobora no kuba warakoze ishoramari mu kigo runaka, imigabane yawe ikaba imaze kwikuba inshuro nyinshi cyane. Kuinvestinga nibwo buryo abakire bakoresha batuma amafaranga andi. Akaba ariyo mpamvu bamwe muri bo uzajya ubabona biryamiye cyangwa se biberaho mu buzima buryoshye kandi badakora cyane. Amafaranga bakoresha naho baba bayakura. Ibi nibyo bita passive income. Ibanga rya 12 ari naryo rya nyuma abakire badakunze kuvuga ni uko kugaragara nk'umukire bitandukanye no kuba umukire. Bitewe n'iterambere ry'ikoranabuhanga n'imbuga nkoranyambaga, abenshi mu rubyiruko barororwa n'ibyo bazibonaho, bakifuza gusa na bamwe mu ba social media influencers. Kwifuza gusa n'umuntu mutari ku rwego rumwe ni impamvu nziza ikwinjiza mu madeni mabi. Abo ubona ku mbuga nkoranyambaga abenshi bagaragaza ubuzima butari bwa nyabwo, aricyo mu cyongereza bita fake lifestyle, kugira ngo bashiture ababakurikira. Si ibyo ku mbuga nkoranyambaga gusa, hari n'abagira kamere yo gushaka kwigaragaza nk'abakire kandi atari bo. Aba nabo ibyabo bikunze kurangira nabi. Ese ujya ubona abakire ba nyabo bakunze kwigaragaza? Kuri bo gukora ibintu bifite agaciro no kugirira sosiyete ndetse n'imiryango yabo akamaro nicyo kiba kibashishikaje. Uko baba babayeho n'uko baba basa kose, agaciro kabo baba bakazi neza. Baba bumva nta mpamvu n'imwe yabatera gusaba ko bagahabwa. Kugaragara neza ariko ubayeho nabi, niba ushaka gutera imbere, ni byiza cyane kubyirinda. Mukunzi wacu, twareberaga hamwe amabanga 12 y'ingenzi abakire batifuza kumenya. Twizere ko hari byinshi wungutse muri iki kiganiro. Niba bihari, bitwandikira hasi muri comments. Niba kandi hari n'inyunganizi ufite, nayo yidusangize hasi muri comments. Niba uri mushya, tugufite ibiganiro byinshi kandi byiza byagufasha mu buzima, akaba ariyo mpamvu tugusabye gukora subscribe, ugakanda no kukazogera kugira ngo ibiganiro byacu bizajye bikugeraho mu ba mbere. Niba iki kiganiro cyakuryoheye, ukande kuri like, kandi niba hari n'uwo cyafasha ukimusangiza ukora share. Niba ibiganiro dusize kuri end screen byakuryohera kandi byagufasha, ibiganiro byacu byo nakagaruka naho ubutaha. Imana ibarinde, turabakunda.